uri kumva wasanga wenda uyu nagenda nkazana undi wenda we bazamwakira ntawamenya banza yo namwaramwanze kuko ari munini abyibushye nicyo muri kumuziza no icyo bamwangiye nuko ari munini reka nzazane maneke ndebe ko bayakira da ndamukubita umugeri hano karasi bikore bivemo fani nabivemo oya ugomba kubivamo bivemo oya nabivemo mana bivamo nabinkizemo niba binkizemo nese ubu nari kunkanga urankanga ngende umusivili n'ubundi niwe wansenyera ubwo niba nkoreye bino byose amugiwe oya icara hano garuka tubisoze garuka dusoze ikiganiro icara turi kuri ahubwo nshaka kuzashana no gashikikaye nka kwemeza usanga ari we mfite aramuroge wanjye naramwicundebaho ukumirwaho ikintu nakubwira sibyo nuko sinzongera kuvugana nawe mu mateka yanjye y'ubuzima uri kumva usibe nimero yanjye ntuzongera no kumpamagara kubw'ibyo nkoreye ko rero sigara imbere y'kamera byawe yaramushutse ko mukuru wanjye ngiye bira bintu ntiyabikora namwiziye neza byose iyo mbanzi kabikora nta hungabana afite mu mutwe akabikora bikunze nari kumwihorera ariko abikora atabikunze kubera kumushuka sinzi ikibazo afite mu mutwe wiwe pe sinzi umuntu ndinginga Fani uravyumva gute umva mba numiwe gerero tsigena nisekere amakiya muri baze umuntu ngamature ngo nakurenga arahagije ngo jyanirayo mbaze kweri nese ubigeni wajyana umusore umuntu w'umubebe arabanga amature yari yamugenzi ntago ndi umubebe ntago wambyaye nawe nceceke da Fani inama wahereza umuvandimwe wawe ndetse n'umugore we niyi ngi inama naba hano kwisubira kuko bino bintu baba bakora ntago ari byo reka abantu bahora bashwana iminsi yose bashwana ubwo sibyo nibiki bibaze kweri ngiye nakumva barekana pe kandi bari muri gahunda yo kwiyunga bo batubwiye bati nyuma yuko dusokera ku muhazi mu minsi mikuru nyuma yaho twabaye dutandukana mu nzu uri kunyumva so icyo nshaka kumenya ubu bashaka kwiyunga biyunge bigende bite nge ntabyo nkeneye kwiyunga kwabo niba icyo nsiyo nuko nenzi ko batandukanye ariko avuga ko yatubwiye ko batandukanye nenzi ko ari burundu ahubwo ntabwo nenzi ko barifite gahunda yo gusubirana birantunguye cyane ibaze siko mu bintu ntabyo yarazi yumvaga ko batandukanye none nyumvira baracyari kumwe ese wamenye ko twagiye iwanyu narabimenye mama yarampamagaye arabimbwira yakubwiye ko byagenze gute yarambwiye nyine kuntu ngo yaje ngo kwerekana ngo umugeni ndamubwira ati iyo foto si yari imeze iti arambwira ati cicika numvaga nakwica n'umuntu ejo bundi nawe yumva ngo baratandukanye yaravuga ati sha umwana wanjye yarahindutse aho ko nyumvira ngo bari kwiyunga kweri ubwo urumva ibyo ntari byo ngiye birambabaje cyane yakubwiye ko twanahakubita cyane rwose byose yaragiye abimbwira nuko ntashaka nyine kubahereza details zose ariko byose yarabimbwiye mama wawe yatubwiye yuko tugize amahirwe yuko papa wanyu nawe tuhasanze nk'umunsi nyuma yuko Ariyete ajya kwerekana Jojo iwanyu bikaba ibibazo bikaba induru nawe uko biri kose ntago bashyigikiye nk'umunsi noneho viye wanyu azabyinjiramo bizagenda shamva papa ye rwose ahita ahwera n'ukuri kuko ntabwo ibintu abikunda habe na gato nubwo bishyigikira gusa ibi nibiki baba barimo kweri ko natwe tuba twumeye biba byaducanze ubwo rwose wamusanze yakwica n'umuntu ikibazo ntabwo mikoro zose ziri kubakwira ariko turi bubikore neza urabyumva gute ariye mbwira ubwire se cyo kumbaza ikibundi uko biri kose ntago abishyigikiye mwene nyoko urabivugaho iki byo kutabishyigikira ntibindeba uri kumva wasanga wenda uyu nagenda nkazana undi wenda we bazamwakira ntawamenya banza yo namwaramwanze kuko ari munini abyibushye
nicyo muri kumuziza noneho icyo bamwangiye nuko ari munini. reka nzazane maneke ndebe ko bayakira da. Aha urumva ngaho tubwire. gusa arankomerekeje cyane. Mera mikorofani Fani aragira ati icyo mwangiye Jojo nuko ari munini, ati yagenda atagenda uko biri kose azazana maneke. ayibaze n'ukuri kw'Imana ibyo byabaga byo twamwangiye ubwo icyo twabangiye nuko ari babiri bahuje ibitsina. Utundi abantu babiri bahuje ibitsina baryamana umwe ngo yitwa umugabo n'undi. Abantu batakubyarana n'umwuzukuru so abantu n'abantu nyabaki. Nyimara kumenyana na Riete njye namubwiye yuko ibintu barimo bidashoboka kandi bitaba. Uri kunyumva neza? Mubwiye ko ibintu barimo nanzira nakuri. Bitabaho se reka nkubaza ubundi. Bitaba urabona ari twe mwisi twenyine tw'abarezbienne tubikora. Ahintara. Ntungange. Amuginga. Uri gukanga umunyamakuru w'umukanga ari byo. Ese urambaza iki ubundi nkawe? Ubundi urambaza iki? Aka nakagabo kawe? Aka nakagabo kawe? Mfite sheri we. Umva mva mu maso. Umva amaso wanzanye. Mva mu maso. Ko nta n'isoni ugira. Ako urabona ibintu ubukoze seti? Ibiki ariko urabibona? Ayagenda uzaperereze n'undi munsi. Umva ndamukubita umugeri hano. Seti mungubite. Karasi bikore. Bivemo. Fani nabivemo. Oya. Oya bivemo. Ugomba kubivamo. Bivemo. Ntabyo mvuyemo. Umva na oya nabivemo man. Bivamo n'abincizemo. Niwe wabincizemo. Nese ubu nari kunkanga urankanga ngende umusivili. Ubu nubundi niwe wansenyera urwo nawe nkore bino byose. Amugiwe. Oya. Icara hano. Garuka tubisoze. Garuka dusoze ikiganiro. Icara. Turi kuri kamera kandi. Ubukamera bwawe bw'ubuzana imbere y'abantu wari musenyi ngo ubwo nuburakare bwuko inama zanyu ziracuramye ziracuritse kumva uzatinda kubona ko nta nama nzima mugira umugenda mwangiza urukundo inama nzima nuko muzaguma gutyo. Umva mbabara w'imbazi nubyishe Seti mureka azirushya uwishe ntari nubundi Jojo yanyanga se mugore mwisi wenyine hari nkuko yavuze ko atari njye mugabo mwisi hari nabandi bagore. Umva ibyo byo kuza munzanaho umunwa munjombo umunwa aya ngukeneye akamaneke w'imbazi nubyishe wo nkeneye niba ngombwa ariko we nta n'ikintu twakongera kuvugana one nzanyundi wori kazarusenya uzatubwira ko hashyizeho n'umukomisiyoneri uri bukuzari undi mugore. Ibyo bitwaye iki? Nta mukomisiyoneri nge ndareba nkishimira. Ukumva eno byanyu rero bari abantu bakura ujya kubashima uperereza kugira ngo ahubwo nshaka kuzashana no gashikikaye nkakwemeza usanga ari we mfite aramuroge wanjye naramwicundebaho ukumirwa ahubwo abakobwa b'abandi bose umva nsenyora urugo nayo nzakwemeza gute uzanyemeza nzakwemeza uzabibona. uyu nguyu yaraturaniye n'ikirumbo kiri aho ngaho ubwo numwereke iwanyu azakwemeza ako fani ko nkubahira kubera ko tuvukana gusa naho ubundi nagushwanyu nkuba ko uri umuvandimwe ariko geza aho ngaho mbabarira nshwanyaguza ko ndi umuvandimwe we zundi uwo mushiki wanjye wenda ajya kujya muri urwo rukundo rwe na Jojo kubundi biva ngo kami ka muntu n'umutima we uwo mushiki wanjye bwo yamumenye yamubona atabyemeye ko bajya muri ayo mahano nduzi ko ari amahano manu uzi ibintu nyoko mama wanyu yadukoreye yarabikubwiye ibintu yadukoreye batugurukanye mu gipangu. Ngaho tubwire rero ikintu nakubwira sibyo nuko sinzongera kuvugana nawe mu mateka yanjye y'ubuzima. Uri kumva usibe nimero yanjye ntuzongera no kumpamagara kubw'ibyo nkoreye. Ngo rero sigara imbere y'kamera byawe. Ngaho yicarira hano man. Nama yumva man. Yicarira hano. Niko. Ako se umva faneka nkubaza ura mukobwa baramuroze
ni umutima we ni ibiki n'ingeso ikibazo ni iki shashiti nkubwishwe uri sinamenye ibyari byo buriya aratunaniye byaraducanze ndetse umuntu ntajya agirwa inama mu buzima nawe ubwawe uramugira inama ari wowe akanga kuzumva natwe turamugira inama akanga mama aramugira inama akanga papa ye kumuvugisha ngo byamutera isiseme sinzi niba arabonye ikiganiro Jojo ari kumwe ngo n'undi mugabo nariyete watwihamagariye icyo kiganiro niba aragikurikiranye je namugira inama ndamubwira tumva sister ibi bintu abivemo ngo sister se ngo ni mushiki wawe ngo ngende umugabo akajya kubita mu gituza gutya ngo ngende umugabo sibyo niba izi saha mu biganiro byose twanagiranye sometime rimwe na rimwe akaba ari nawe nyihamagarira akambwira ati bimeze gutya na gutya merekeza nkafata umwanya wanjye nkareka kujya mu kandi kazi nkavuga ati reka muherekeze sibyo ako bikaba ibindi uribuka cya gihe bakoze igitaramo ntago wari uhari wamuhaye ihe nama ndiramuhaye inama nyinshi cyane mbona ibyo akora sibyo nahise yanabiretse ariko natunguye no kubona ari kumuporopoza no kuri prestige ibaze birabera isoma yabibonye kumirwa burundu ibaze ibintu nka biriya nawe ari wo ari umuvandimwe we wabyakira wabifata gute nawe wishyize muri icyo cyiciro urabona wabifata gute kwera nyine ni ibintu bibabaje kandi bitanasobanutse pe ntabwo ari ibintu bidushimisha muri famille yacu kandi nanjye ntabwo binshimisha ubwanjye none ubwo binyura ndamusenyeye ngo banza ngo naramuterese ngo ngura akagabo ngo ndakagabo kawe mu buzima busanzwe ni kange mbonana asibwo wowe ibyo ngibyo wabyitaho cyangwa ibyo ngibyo wanabitekereza icyo nzi cyo nawe icyo cyo nuko atari ukuri mureka avuga ibyo ashaka burya umupfi yapfuye nagabura ahapfunda imitwe mureke ako bari bagize n'ubwoba kuko njyana bahamagaye kuva kare umusibe ejo narabahamagaye bose nibanyitaba uyu munsi nababwira ati ariko se muriye muze dusangire agafanta twiganirire mbona baranyemereye nibwo twavuganaga muri message ndakubwira tumva nabafatishije nyaruko kambwira ati nanjye ndi mu nzira sinzi uko inzira biri bugende bitewe iyo umuntu ari mu nzira namenye igihe ari bugerera hano ariko ndaje ndababwira ati ubu tuvugana hari umuntu nabazaniye hari umushyitsi mbazaniye uje kubaganiriza ngo nikongura duhururije avuga ibintu byinshi bya danje yagiye kumenya mbere ko ari njye aba yagiye kuko buriya ntabwo tujye twumvikana buriya mbonye abavuga ataje kungira burya umuntu kugira inama ari wese ntabwo mwakumvikana uba wumva ko ari kugushuka kandi wowe undi ugushuka ari nawe muntu mubi cyane ahubwo niwe muntu yakumva muri mubwira ko ari njye umva aba yagiye kare nta nubwo bemeye konza cyangwa wese ubonye bibaye inama watanga kuri uriya mwene wanyu mwene nyoko inama wamuhaniye iyihe muri ubu buzima arimo muri ibi bintu arimo inzira z'ubutinganyi abatinganyi ngo baba ari abagabo mu nzira z'uburezi biene inama wamuhaniye iyihe kuri wowe nk'umuvandimwe wawe icyo wabwira nonaha abantu badukurikiye ku Mitako TV ni ikihe tujya ku musozo w'ikiganiro murakoze cyane gusa inama namugira inama yo kubivamo ko ntabwo biriya bintu tubyishimiye mu muryango wacu nanjye ubwanjye simbyishimiye na mama ubwe ntabyishimiye kubona mukuru wanjye rero ajya muri bino bintu ntabwo mbikunda cyane nkuko mu rugo batabikunda njye inama namugira yakumvira ababyeyi be nanjye akanyumvira kandi akagana urusengero agasenga Imana ikamufasha kubivamo kuko nta yindi nzira Yesu ujya usenga nanjye nsenga ariko nyine rimwe na rimwe si kenshi cyane ariko ndasenga kuko twebwe no mu rugo barasenga cyane n'abantu basenga nubwo wenda wabonye Mary yitwara kuriya nuko nyine ari umujinya nyine wenda kwa kuri nyine umubyeyi twabifata nk'uburakare bwa kibyeyi cyane ariko buriya mama n'umuntu mwiza n'umuntu usenga n'umuntu ubaha Imana na papa wanjye nuko ariko nka buriya wenda yaratekereje ati uyu mwana byaye ukaba yarabaye gutya ibi ni ibiki burakare nyine buramwica gusa icyo namugira inama nahinduke yumvire ababyeyi kandi nanjye nyumvire nubwo ndi muri umuntu we ntabyiteho ni ukuri kumana biriya bintu nabivemo ndamwinginze pe aha indi nama ku Lesibian bakurikiye Mitako TV abakobwa baryamana bahuje ibitsina ibyo nababwira niba babikora bishimye ni akazi kabo gusa izindi nama nabagira nk'ubikora atishimye kujya ashimishe mugenzi we
ntakabikore nabivemo ko bira bintu si byiza aho ku muntu wumva ari umutima we ariho uganisha ari byo bintu yishimije na kwijana nta kintu nta kibazo pe buryo ukora ikintu ubishimye nta kibazo gusa impamvu ngiye mukuru wanjye mubuza nuko mbona ashukwa naho mbona bikora n'umutima we wese yishimye nta kibazo ari n'umunezero namureka kuko ariyo mahitamo ye buryo buri muntu wese mu buzima agira amahitamo ye ariko impamvu mbona kira kigore kimushuka niyo mpamvu rero mba nasaze nataye n'umutwe no mu rugo bataye umutwe ariko bose babikora babikunze kandi babyishimiye nta kibazo kibirimo nuko ngi kira kigore ari cyo kimushuka manje Fani kuri ibi byose bibaye wabonye yuko Jojo yivumbuye akagenda Ariyete nawe urabona yagiye kuba imirwano ako nanjye mbere ashatse kujyazana ibintu byo kunkanga ariko ubu na bintu oya ntago namukubita ahubwo buriya iyo umuntu agukanze ukamwihora rimwe kabiri gatatu ngere nari nzi yuko afite n'ikibazo runaka mu mutwe ariko ntaje gusanga wenda ari ibi murimo cyangwa se uburakari bwe kuri ibi byose bibaye nizi nzira uyu muvandimwe warimo inzira zitari nziza nge bwa mbere naje kugira ngo afite n'ikibazo mu mutwe birancanga icyo ubona kizakurikira nyuma y'ibi byose niki ngiye mbona bintu ari hungabana yigeze kugira mu buzima bwe kuko buranye mbona ari hungabana kuko bino bintu akora ntago yakwiye kubikora ubundi wejyaga agira toroma nge niyo mpamvu ubona nyine murwanisha kugira bino bintu abivemo kubera nyine wenda ihungabana yagize mu buzima bwiwe yahuye n'ibibazo bikomeye mu buzima bwe niyo mpamvu ira bintu byabaye niyo mpamvu rero ngira ngo byose bizaveho kandi ikindi kintu nifuza nshaka ko ngerageza amahirwe yanyuma kuko ntago nazigara hano njyenyine noneho uzabipange inze duhamagare muri kumwe noneho nzane na mama sibyo noneho ubundi byose tumugira inama bwa nyuma turebe ubwo ntatabye faneka nkwereke ngiye kongera kumufatisha bizangora ahubwo ye nk'umuvandimwe we ushaka uburyo ugenda umucururutse numufatisha uzamungusheho dutere kamera yarakara tarakara nkuko uvuga ati ndifuza ko twagerageza amahirwe ya nyuma na mama kaza ubundi umubyeyi wanyu abari bwahagera turi ko ari cyo byatanga kereka rero mpamagaye akaza nko mu rugo cyangwa muri karitsiye burabyakora nkamwe ati ngwino ngo amakuru y'ukuntu papa ari kukuvugaho kuko nyine abashishikazwa no kumva byabyeyi bamuvugaho bumva uko bimeze niba binda bari bamwakira noneho mu gihe turi kumwe na mama zaba ari hafi namuteguje nawe mite ngo uhamagara witeza byibuze tumugire inama kuko ni ihungabana ifite mu mutwe we abantu nibakamurenganya ahubwo kira kigore noneho kiranatekereza ariko kikemera kikamukora biriya bintu tukundi mwana muri bose mbona nawe washutse undi ahubwo sinzi ukuntu biriya bintu byabo byaje uriya mugore yaramushutse ko mukuru wanjye ngiye biriya bintu ntiyabikora namwiziye neza byose iyo mbanzi kabikora nta hungabana afite mu mutwe akabikora bikunze nari kumwihorera ariko abikora atabikunze kubera kumushuka sinzi ikibazo afite mu mutwe wiwe pe sinzi aha Fani reka ngushimire ku mwanya n'igitekerezo wagize cyuko twahura ndetse namaze guhuza bare abantu ndagushimiye cyane kandi ubwo ibyo byose nkuko twakomeje kuba twakora connecting as phone turakomeza tuvugane kuri telefone reka ngushimire nawe ngushimire twatangiranye uru rugendo